Shalom shalom, nongeye kubasuhuza kandi nongeye kubaha ikaze bakunzi ba Ruyenzi TV, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ndabasuhuza mbifuriza amahoro aturutse mu gihugu cyo mu ijuru. Yesu nashimwe kandi Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Nk'uko bisanzwe nkomeje gushimira abantu bakomeje kudushyigikira, bakora subscribe, batera komenti, basharinga ijambo ry'Imana. Ni ukuri ni iby'igiciro, murimo kudufasha gukora umurimo w'Imana. Imana yo mu ijuru ibahe imigisha myinshi itagabanyije. Kandi nkomeje kwihanganisha abantu bafite ibibazo bitandukanye muri iyi si, niko bimera. Uyu munsi biba ari byiza, ejo bikaba ari bibi. Ibihe bihora bisimburana iteka. Uyu munsi nanone bishobora kuba bibi, ejo ibihe bigahinduka bikaba byiza. Rero icyo nabifuriza ni uko mwahora mu bihe byiza, ariko hari igihe n'ibihe bibi biza, ariko ku Mana honyine niho twakura imbaraga zatubashisha gusohoka mu bihe bibi umuntu aba agezemo, akabisohokamo yemye kandi umutima we ukeye. Yesu nashimwe kandi Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Nk'uko bisanzwe tugeze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni umutima utera imbaraga. Ijambo ry'Imana ni ubuzima. Ijambo ry'Imana ni inkomezi. Ijambo ry'Imana rigira aho ridukura kandi rikagera aho ritugeza mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri. Yesu nashimwe. Rero tugiye kubanza guca bugufi dusenga Imana, duhe ikaze na karibu Imana yacu, kugira ngo ijambo tugiye kumva abe ariyo iryiyoborera. Yesu nashimwe. Ariko nk'uko nkomeje kubashishikariza bakristo bene data bakunzi ba Ruyenzi TV, ni ukuri ni iby'igiciro gutunga Bibiliya, ni iby'igiciro ku mukristo gutunga ijambo ry'Imana, kuko ni byiza cyane. Ijambo ry'Imana rirabohora, ijambo ry'Imana rirakiza, ijambo ry'Imana ritera imbaraga mu muntu iyo yihebye. Ijambo ry'Imana ni ryiza. Bakristo bene data, ni ukuri mugerageze, udafite Bibiliya, udafite ijambo ry'Imana, agerageze ashakishe Bibiliya, kuko Bibiliya ni igitabo, kigaragara nk'igitabo mu buryo bw'umubiri, ariko mu buryo bw'umwuka ni ijambo rikomeza umuntu mu bihe aba agezemo biba bitamworoheye. Yesu nashimwe. Kandi ni igitabo kirimo inzira ituganisha mu gihugu cyo mu ijuru. Ni igitabo kirimo ibihe byiza, ni igitabo kidusobanurira inzira ijya mu gihugu cyo mu ijuru. Yesu nashimwe kandi Yesu nahabwe icyubahiro. Kandi ni igitabo kitumenyesha ibibi n'ibyiza. Haleluya. Yesu nashimwe kandi Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Reka duce bugufi twubahe Imana yacu, hanyuma tuyihe ikaze na karibu. Turagushimiye Kristo mwiza, uri Imana y'amahoro kandi uri Imana ishobora byose. Ugira neza bugacya bukira, ugira neza, uri umurengezi mwiza. Ngushimiye uburinzi bwawe ukomeje kurinda abantu bawe, abakunzi ba Ruyenzi TV. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tugeze mu mwanya mwiza rero wo kumva ijambo ryawe. Reka nkubere mikoro wirangururire nk'Imana, kandi n'abagiye kuryumva rigire aho ribakura ndetse rigire n'aho ribageza, mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri. Tuguhaye ikaze Uwiteka Imana yacu, tuguhaye ikaze na karibu Yesu Kristo, tuguhaye ikaze na karibu Mwuka Wera. Amina. Yesu nashimwe, Yesu nahabwe icyubahiro. Reka dusome ijambo ry'Imana twumve icyo Imana yacu yaduteguriye. Riri mu Mubwiriza umutwe wa 4 kuva ku murongo wa 5. Umutwe w'amagambo uravuga ngo iby'Imana bikwiriye kwitonderwa. Yesu nashimwe. Ngira ngo murumva umutwe w'iri jambo ngo iby'Imana bikwiye kwitonderwa. Dusome ku murongo wa 5, haranditse ngo ntukihutire kubumbura akanwa kawe, kandi ntugakundire umutima wawe kugira ishyushyu ryo kugira icyo uvugira imbere y'Imana, kuko Imana iri mu ijuru nawe ukaba mu isi. Nuko rero amagambo yawe ajye aba makeya, inzozi zizanwa n'imiruho myinshi, kandi
ijwi ry'umupfapfa rimenyekanira ku magambo menshi. Nuhigira Imana umuhigo, ntugatinde kuwuhigura, kuko itanezererwa abapfapfa. Ujye uhigura icyo wahize. Guhiga umuhigo ntuwuhigure birutwa no kutawuhiga. Ntugakundire akanwa kawe gucumuza umubiri wawe, kandi ntukavugire imbere ya marayika uti narafuditse. Kuki Imana yarakarira ijwi ryawe, ikarimbura umurimo w'amaboko yawe? Nk'uko mu misozi myinshi harimo ibitagira umumaro mwinshi, no mu magambo menshi niko bimeze. Ariko weho ujye wubaha Imana yawe. Amina. Yesu nashimwe kandi Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Mwumvise umutwe w'amagambo wavuze ngo iby'Imana bikwiriye kwitonderwa. Hano aho nari ngambiriye cyane ni ku murongo wa 4, haravuze ngo guhiga umuhigo ntuwuhigure birutwa no kutawuhiga. Ntugakundire akanwa kawe gucumuza umubiri wawe, kandi ntukavugire imbere ya marayika uti narafuditse. Yesu nashimwe. Nuhiga umuhigo jya wihutira kuwuhiga. Bakristo bene data, bakunzi ba Ruyenzi TV, hari igihe duhura n'ibibazo, tugahura n'ibigeragezo, tukihutira guhiga imihigo kugira ngo ahari Imana yacu nibwo twumva. Wahiga utahiga, Imana irumva. Ariko nukuri mugerageze, abantu muzi ko mwahize imihigo muhigira Imana, nukuri nimugerageze muhige, kuko buriya iyo wahize n'umuhigo nyine uba wahize imbere y'Imana, nicyo uba wiyemeje kandi ko ugomba gukora. Rero mujye muhiga, kandi nimuba mwahize mujye muhigura. Guhiga umuhigo ntuwuhigure birutwa no kutawuhiga. Burya Imana iba yakubazeho icyaha. Bakristo bene data, bakunzi ba Ruyenzi TV, ni byiza ko duhiga, kandi ni na bibi, kuko burya Imana wasenga utahize Imana yakumva, wasenga wahize Imana ikakumva. Ariko icyiza buriya guhiga ntuhigure ni bibi. Bakristo bene data, Imana iratubwiye ngo guhiga umuhigo ntuwuhigure birutwa no kutawuhiga. Wahiga nta cyaha kikubarwaho. Icyaha kikubarwaho ni uko uba utawuhiguye. Wasenga utahize nabwo nta cyaha kikubarwaho. Ikindi Imana iratubwiye ngo akanwa kacu ntikajye kavuga amagambo menshi y'ubupfapfa. Amagambo menshi avamo ibicumuro, amagambo menshi aba arimo iby'ubupfapfa. Bakristo bene data, nimureke dusabe Mwuka Wera ajye atuyobora mu byo tuvuga, mu biganiro tuganira n'abandi. Tugira amagambo y'ukuri tugomba kuvuga. Burage nyinshi burya hari igihe zivamo ibicumuro. Ntago mbabujije kuganira n'inshuti, ntago mbabujije gutebya, ariko buriya amagambo menshi, burage nyinshi zivamo ibicumuro. Habamo kubeshya, habamo kwirarira, habamo ibintu amagambo menshi burya avamo ibicumuro. Ariko burya iyo usabye Mwuka Wera akakuyobora mu mivugire yawe, iyo usabye Mwuka Wera akakuyobora mu byo ugiye kuganira n'umushuti wawe, n'umuvandimwe, n'umuntu uwo ari we wese, ni ukuri Imana irakuyobora, ikakuyobora kuvuga amagambo y'ukuri. Yesu nashimwe kandi Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Ni ukuri mu magambo menshi havamo ibicumuro. Buriya muzarebe umuntu akavuga, ariko ntushobora kuvuga amagambo 5 hatarimo ijambo ryo kubeshya, hatarimo ijambo ryo gucumura. Rero bakristo bene data, umukristo w'ukuri yagakwiye kuvuga amagambo atarimo ibicumuro. Umukristo w'ukuri, umuntu wubaha Imana, tujye tuvuga amagambo twabanje gushishoza, tujye tuvuga amagambo twabanje gutekereza. Gupfa guhurutura amagambo yose ukavuga, buriya amagambo, ijambo ry'Imana riratubwiye ngo amagambo menshi avamo ibicumuro. Yesu nashimwe kandi Yesu nahabwe icyubahiro. Rero tugomba kugira uko twitwara mu mivugire yacu, tugomba kugira uko twitwara mu migenzereze yacu. Kandi burya nanone inzozi nyinshi aba ari inzozi z'imiruho. Hari igihe urota ibyo uba wiriwemo, hari igihe urota, yego mu nzozi hari igihe Imana igusanga mu nzozi ikakuganiriza, ariko ujye usaba Imana ubusobanuro.
Yesu nashimwe kandi Yesu nahabwe icyubahiro. Kandi ijambo ryatubwiye ngo ntukihutire kubumbura akanwa kawe, kandi ntugakundire umutima wawe kugira ishyushyu ryo kugira icyo uvugira imbere y'Imana. Ni ukuri bakristo bene data, bakunzi ba Ruyenzi TV, imbere y'Imana ni ahantu hera, imbere y'Imana ni ahantu umuntu akwiye kuvugira amagambo y'ukuri, imbere y'Imana ni ahantu ukwiye kuvugira amagambo y'ubwenge, amagambo ameze neza, hatarimo amagambo abeshya, hatarimo amagambo asebanya, hatarimo amagambo mabi. Imbere y'Imana haba hagomba kuvugirwa amagambo meza, amagambo y'ubugingo, amagambo anezeza Imana. Hari igihe dusenga tukagira amagambo menshi, tukavuga ibigambo byinshi, ugasanga muri aya magambo menshi turimo gusenga havuyemo gucumura, havuyemo kwivovotera Imana, kandi burya iyo wivovoteye Imana uba urimo gucumura. Yesu nashimwe kandi Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Rero bakristo bene data, umutwe w'amagambo watubwiye ngo iby'Imana bikwiriye kwitonderwa. Ni ukuri ibintu by'Imana, gusenga, kuvuga, iyo uri umuntu w'Imana wagakwiye kubyitondera, ukamenya ibyo uvuga, ukamenya uko usenga, ukamenya uko uganira n'abandi, ukamenya n'ibitekerezo. Burya hari n'igihe unatekerezerega ugacumura. Yesu nashimwe. Rero tugire gusaba Mwuka Wera, nicyo kintu njya nkunda kubabwira ngo musabe Mwuka Wera. Mwuka Wera burya iyo ufite Mwuka Wera akuyobora ibyo ukwiye kuvuga ndetse n'ibyo ukwiye gukora. Yesu Kristo nashimwe. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Turagushimiye Uwiteka Imana, urindiho kandi uzahoraho. Ndagushimiye ko utuyoboye mu mivugire yacu ndetse no mu mikorere yacu. Ndagushimiye ko ubwiye ubwoko bwawe ko ibyawe bikwiye kwitonderwa. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Abakunzi ba Ruyenzi TV rero, nubahe Mwuka Wera, mbasabiye Mwuka Wera. Mwuka Wera, iyo ufite Mwuka Wera akuyobora mu mivugire, iyo ufite Mwuka Wera akuyobora mu migendere, iyo ufite Mwuka Wera akuyobora mu mitekerereze. Abakunzi ba Ruyenzi TV rero, mbasabiye Mwuka Wera kandi mbasabiye imbaraga ndetse no gukomera muri uru rugendo rugana mu gihugu cyo mu ijuru. Ndagushimiye Uwiteka Imana, ngaho nukomeze kubana natwe, ukomeze kuturinda kandi ukomeze kutuyobora. Ni mu izina ryawe ryera Yesu wabambwe ku musaraba i Golgotha. Amina. Yesu nashimwe. Nkomeje kubashishikariza no kuri ni iby'igiciro kudushyigikira, mukora subscribe, musharinga, mutera comment. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Ndabakunda cyane kandi n'Imana irabakunda. Shalom shalom.